Bosco nigeze kubivuga amugeranya na Mutesi. Yego. Ura mugore azi ubwenge kandi azizwanaho. Afite abana 5. Uragira ngo sajye muri mama wararaye nk'ufite umwana umwe. Yamenye akamiri kusha. Iyo ufite ibyarya byinshi aratoranya. Yego. Uriya mugore azi ubwenge. Kandi azi kuvuga. Azi kuvuga akamwamwanya nubwo yamwamwanya ababivumbura ni bakeya. Ariko ntabwo ari ishyaka. Ariko nawe byibaze afite abana 5. Yego. Sibyo? Yoza umuntu wakubitiye urushyi kuri aritari. Recto verso times 2. Papa atwite ku ruhimbi. Akubitwa n'umugabo yishakiye. Yego. Ayo mateka se. Agomba icyo yugo ashobora ko yarahagurutse ahita amenya kwirwanaho. Ntacyo agomba gusubiza inyuma. Ariko rero ni byose si ngombwa ko bivugwa. Niryo uriya niho nicyo abarushiriza ubwenge. Yego. Ahubwo nuko buriya ubu nibwo niba ari imihanda imwagiserera akumva ngo bavuze nawe agashaka kuvuga agahimbahimba ibyo bavuga kandi yamwamwanya abantu bakabimenya ubundi hari ibyo atakagombye kwirwa avuga. Niba wasangiye n'umugabo inkoko muri urabivugira iki? Niba umugabo yagusabye ko umusoma ntumusome urabivugira iki? Nushaka ko umusome nushaka ko umurazi urabivugira iki? Ubu twese tujye tuvuga abo twasabye bakatwiba n'abaduhaye. Izo si inkuru. Ikibazo abadukurikiye bajye bumva ikibazo cy'imihanda nuko amanjwe arishyurwa. Uvuga amanjwe bakareba views zikinjira amafaranga akinjira, wavuga ibizima byubaka society amafaranga akinjira, wavuga amateshwa amafaranga akinjira, ariko ibintu byo kuvuga ngo kanaka naramusabye aranyima ni nkuru ya ubura ngwino amaze kugira bangahe wino ubundi numvise undi wa 5 uyu munsi hajemo umuhanzi nisi biriya bijya hanze ariko wazashatse ngwino akajya kuri kamera. Simbona mama Sharene ndaza kumugarukaho ariko ngwino ku myaka ye ntangiye kubona ko nawe ashobora kuba afite uruhare mu kuba uwahaye wese bimenyekana kuko nawe ntabwo haboroshye abakomeye ashobora kuba afite hari izindi nyungu ziri inyuma ariko kuri we wenda we ku giti cye ariko akibuka ko afite umuryango afite aho avuka cyase guhura n'aba public figures yego bikamenyekana ayo busambanyi bwamenyekanye sha nta kivugo kirimo ndugu yangu no binamenyekanye nibimenyekane ngewe karijya mbwire Jarasi ngo hari yanagiyeyo cyangwa nawe umbwire ariko horu kamera horu mikoro iyo uterese inkumi rwose bigakundwa ukayitikura wumva wongeye ibiro ariko si ibyo kujya ku muhanda uranyumva kabisa si ibyo kujya ku muhanda rero ntabwo ndumva ubwo abo badamu impamvu mbahuje ari mama Sharene ari na mama Sharene abivuga abici ruhande ariko harimo ikintu byanze bikunze nuko mbibona umuntu wakwishyurira inzu ariko ku buntu cyetse ari Caritas ariko umuntu ku gite cye akavuga ati agashyira ibikoresho mu nzu atijyamo ntago ube hafi so rero kandi ngwino ni mutoya kuri mama Sharene so ngwino rero yakabaye agerageza nawe guproteja amabanga ye kucyo wahaye wese amenyekana wasanga bifite mu ruhare kuko kucyo atagaragara nibura simbizi arishyuza aracyari umwana muto 27 ukaba umaze kuvugwaho abagabo 5 ni benshi kabisa no ku mihanda atari quartier iyo abari muri quartier bashyishyuye bura wasanga abatajya abavugwa muri quartier barenga abo ngabo ngiye nasanishaga nuko aba yahuye n'ibyamamare aho rero niho ashobora kuri no munsi akumva ntacyo bimutwaye nuko ko ari mu byamamare ariko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugira ingaruka kuri we cyangwa ku muryango we ugasanga byamamare ntacyo ubusa abaha Ronaldo muri ntuza harya Ronaldo akira muri Real cyangwa yagiye mu Barabo yahoze muri Real cyangwa Barca Real abaha Ronaldo barabivuga no sibyo byamamare bya hano biruta Ronaldo uwo muri Portugal ariko ye bajya kameme n'imihanda tugomba kwibanagira ese nayahe makuru akeneye ku mihanda yego umwana wese iyabyumvise muramu wese nyirabukwe se nyirasenge se managinga byo ni ngombwa kandi ubwo batanu mu mwaka umwe byose byabaye 2024 ngwino nizere ko ubu
2025 amabanga ya ngwino nuhura na Jarasi ntibizajye kuri kamera yego biciraho nta mpamvu neze buri agenda habona byose kano kamera ntago mbyumva uriya mwana akaba hari umwihariko abo bahuye wenda bakagenda bigamba cyangwa ushobora no gusanga abigiramo uruhare kugira ngo bitangazwe yapasa umuntu akavuga ati agahita abibwira abantu kwihangana nabo bikanga no icyo si cyo kibazo nawe mwahura cyangwa nanjye tugahura ikibazo ni kamera yego abo mwahuye bose kamera yari ihari abadukurikiye bose kuremerana hari igihe bitaba kamera ni zingahe icyo nicyo tugomba gutandukanya ese ni ngombwa ko bijya muri kamera ari kwiyamamaza se kugira ibyamamare byose bizajya bijya kumucaho natwe turi byo tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubu ushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Niyo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si ibi gusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Niyo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Niyo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karegeya Omar Pano nanone kandi turabashimiye, twizere ko mumeze neza cyane, amahoro y'Imana bane namwe. Twicaye muri Urban by City Blue nk'ibisanzwe, hari haciyeho iminsi myinshi cyane tuticara gutya, ariko kuri Pano ho ngira ngo mugenda mubona ariko Urban twayicaragamo twanayirayemo. Yego abantu bamwe mu badukurikira tunayishimira ko abakiriya baturutse hano baturutse kuri Karegeya Omar Pano babafata neza cyane nkuko bisanzwe iteka, ariko bo babashyiriramo n'imiyaga. Yego akavatiri ko kugutembereza aho hafi, bagiye bakomeza babwirana. Rero twarabishimye cyane. Good. So Karegeya, ndizera ko ahandi umeze neza, ndi kubona ufite impapuro nyinshi. Urumva kubera iminsi tutabonanye, ntabwo ari amasomo pratikuma. Yego. Ikiganiro cy'uno munsi nicyo gushima dusoza umwaka abo tumaranye igihe mu byiciro byabo. Yego. Navuga ko ngusoje neza, ariko bitari iyo ubukwe bwa Pascal buba byari kuba ari byiza cyane kurushaho. Urupfu rwa Pascal rwaduciyemo igikuba kinini cyane, kandi kinini cyane, kuva kurumenya ikiriyo kumusezeraho. Ngewe numvaga hari aho byandengaga nyine, kuko twamusezereyeho mu ihema, twamusezeyeho umunsi yagombaga gukoraho ubukwe, tumusezeraho mu ihema ryagombaga kubera mu bukwe. Ikintu kinini cyane gikomeye. Bukeye turamushyingura. Nuko umunsi ukurikiye tumaze kumushyingura, dushyingira mugenzi we babanye muri ghetto, Peter Muhingabire. Yanatanze n'ubuhamya muri documentaire avuga ukuntu iyo babaga bafite ibyo kurya badafite amakara, ko Pascal yayitaga yiyaranja agacomeka keto, amazi agashyuha, agashyira mu muceri. Ubwo Peter yatanze muri documentaire, mu buhamya bwa Peter, yavuga ko bapangiye ubukwe hamwe. Yego. Anavuga ko n'amagambo yanditse kuri invitation zabo ari amwe, usibye amazina gusa. Urumva ni abantu babanye. Urumva dugusezera Pascal ku wa 4 26, ku wa 5 27 kumushyingura, ku wa 6 28 ubukwe bwa Peter bariganye. Bivuze ngo mwumvi umudu y'abantu y'itsinda ry'abantu biganye, mbasuza cyane. Nanasabye nanjye kuzaribera umunyamuryango ko nabonye ari ryiza cyane. Iryo tsinda naryo ryatanze ubuhamya, ubundi ngo biyita abasangira ngendo,
Yego. sinzi irindi bashaka guhindura iracyari ibanga ariko bararimbwiye mu gusezera Pascal kuwa kane iryo tsinda ryatanze ubuhamya mu kumushyingura kuwa gatanu iryo tsinda abasore abarimo b'abasore nibo bateruye umurambo iryo tsinda buracyatongera guhurira mu bukwe bwa Peter urwo rugendo rwose njye nari ndurimo nk'umuntu wakoranye na Pascal yari n'inshuti yanjye ariko wibaza abo bantu iryo tsinda ryiganye na Pascal ryari ryiteguye ubukwe bubiri ubwa Pascal n'ubwa Peter noneho Pascal arapfa icyumweru cyose iryo tsinda ku kiriyo kuwa kane ubuhamya bwaryo kuwa gatanu kumushyingura kuwa gatandatu gutaha ubwa Peter urumva icyo bita nakita nka chute de morale cyangwa nukumonta donc uruvuga ngo abo bantu mu mitima yabo icyumweru cyose mbere y'itariki 21 iryo tsinda ry'abiganye na Pascal na Peter Muhingabire bari bashyushye cyane ko bagiye gushyingira abantu babiri mu cyumweru kimwe 21 inkuru y'urupfu rwa Pascal imaze kumenyekana down morale iramanuka ikiriyo cyose morale hasi kuwa kane kumusezeraho kuwa gatanu kumushyingira ariko bagomba kuzamura morale kuwa gatandatu nanjye nababaye hafi cyane kuko narabakunze cyane abarimo bose kandi bari basanzwe ari inshuti zanjye ariko sinari nzi ko biganye bagomba kuzamura nyuma yo gushyingura Pascal kuwa gatanu bagomba kuzamura morale bakajya mu bukwe bwa Peter mudu yahindutse hose twari kumwe ko narabuserivaga cyane n'itsinda nakunze cyane ubwo kuwa gatandatu ubukwe bwa Peter turabutaha hari ubukwe bwiza wa mugani wa Angeli Mutabaruka ko Peter yarasekaga cyane kandi Peter yari yarashyushye buri munsi ariko yoherezaga ngo dore harabura iminsi dore haraburiye ndabashaka 2 days to ntabwo ari bya biri byo kuvuga ngo invitation narohereje muzaze cyangwa oya ira insiste kuwa gatandatu nari mfite ubukwe bune hari umugabo w'ishyitsi w'umudirecteur utuye i Bugesera yari yantumiye kuza manzara agomba kubatirisha abana hari umudamu wahoze ari inshuti yanjye tuturanye za Kabuga nawe yari yashingiye umwana kandi ni uwo mudamu ni n'umunyakiyovu twaturanye za nkituye Indera ariko avuka mu Kiyovu ubu noneho turaturanye bwari ubw'abanyakiyovu n'ubwa Peter by the way kubera akazi kenshi hari nubwo bantumiye bo nibagirwa amatariki ushiduka nari nishizemo nabwo ko ari ubwo kuri 28 kumbe bwabaye kuri 7 abo bana bambabarire nzareba uko mbasura kuko nabo n'abana b'umuryango bibaho ufite icyo uvuze kuri ngewe je regrette fort ariko nzabasura yego nzabasura je regrette fort donc natangiye kwibutsa ngo bigeze ko mutantumira mu nama z'ubwo ati bwarabaye tujya mu bukwe bwa Peter Peter yasetse na muzitsa yego yasetse na muzitsa reka manze ndangiza umunsi wo kuwa gatanu ubwo tuvuye gushyingura Pascal yego umuntu yaranjyanye mu nshuti wanjye witwa Wilson anjyana ku Muyumbu ubwo niho yagiye ajya kungurira y'agacupa yego iyo hakurya iyo za Muyumbu genda ndeba nyine n'ukuntu imiterere hanyuma bukeye nyine nagize ambaradoshu ubwo nashatse kujya mu bukwe bwa Peter bwo gusaba mbajije abasangira ngendo bati turananiwe kubera ko urumva iyo minsi twari tuvuyemo yego hanyuma ku mugoroba butangiye gucya nka 10:00 bamaze kujya mu kiliziya umuntu arampamagara
inshuti yanjye sinabubariraga arampamagara ati ko nakubona mu bukwe ebana mpita nambara ndagenda nsanga muri ntuza muri ya tamoro abamwe bagiye mu kiliziya mbasanga ahantu nashimye cyane. Iki kiganiro bihangane kirajagaraye nta turasoza umwaka byose cyubakiye ku marangamutima menshi yego. Ikintu cyashimishije cyane aho nasanze sinabubariraga n'abandi basangira ngendo bari kumwe, ni ahantu rwose ahantu heza, ariko igishimishije cyane nuko mu kazi aho hantu hitwa ngukira niba ari Sun City niba ari Sunset ibintu nk'ibyo, hano hafi yaho zirimbi rya Busanza Sunset. Ikintu urahazi, ikintu cyashimishije cyane rero urakizi Sunset Village. Yes. Okay. Iyi ni fagitire yaho. Okay. Nyine ibiganiro tubitegura buri munsi, iyi ni fagitire yaho. Yego. Ikintu cyashimishije cyane ntabwo kizi. Mu bakozi bafite harimo abafite ubumuga. Cyo ni ikintu tuba tugomba gusurinya n'abandi bakoresha babyumve. Harimo abakobwa babiri bakora serivisi neza rwose kandi bafite ubumuga bwo kutavuga. Wow. Cyo nicyo gushimirwa. UPHRS ni abafatanyabikorwa mu bintu byabo, ariko natwe tugomba kubyimakaza. Ubwo nari maze na hari ahantu banyweraga kafe imusambira, naho barahari. Yego. Naho bangaje abafite ubumuga. N'abandi namamaje badoda imyenda bamwe batwambika. Yego. Iyi ntabwo ari iyabo, ibinyanza nabo bakoresha abafite ubumuga. Wow. Ubwo ngeze kuri iyo village buke n'ubukwe natashye ndaza kubugeraho ku cyumweru. Ubwo ku cyumweru nabwo cameraman yari afite ubumuga bwo kutavuga nawe. So bishatse kuvuga ngo abantu bakabaye uko gukangurirwa kugira kubaha akazi, kubaha imirimo, bakava muri cyo kwitwa ngo kubaho kumpuwe oya. Barashoboye. Ahubwo uwo mukameraman arusha abadani gukamera. Uko yajyaga kugufotora akabanza agatanga sinyeti imeze neza. Naho urabizi kandi hari abandi bakameramani agufotora tanto akagufotora inyama yahagamye mu byinyo, tanto akagufotora urangaye, tanto akagufotora uri wayura uri kunywa icupa cyangwa uri kwishimagura, uri kwishwatagura. Uwo mukameramani wo ku cyumweru sore mwiza cyane w'igikara yajyaga kufotora bati imeze neza bwana rwose. Ukipro yabona ari meza ati hindura iryo kora kabisa ntavuga. Ubwo rero ibintu byashimishije nyine nimo ndakwereka uko iminsi yanjye yo gusoza umwaka yagenze. Ubukwe bwa Peter rero bwo bwari igitangaza cyane. Peter afite baramube nakunze cyane basa. Yego. Rwanyongana rwabugira. Niko banitwa se? Ego. Byatumye aka gapapuro nagatangiye kukandika nkiburimo, ngeze no mu rugo ndakomeza. Ndibazaho cyane. By the way nanjye mfite Rwanyonga, ariko ho muri urwo rugo harimo Rwanyonga na Rwabugira. Byarashimishije cyane. Kandi wa mugani bwari ubukwe bwiza niko navuga. Bwari buyobowe n'abanyamategeko. Burya abanyamategeko nabo abavoka abagabo beza cyane. Arusabwa bari abanyamategeko. Bose nari bazi mu nkiko. Icyakutangaza. Yego. Bose ni abafana ba KOP. Ari uwatangaga umugeni, ari uwamusabaga. Ni abacu. Ubwo nabo ndabasuhuje. Byiza cyane turabakengurukiye. Abafana bo twageraga duhura mu bukwe biba ari ibindi. Mu bukwe biba ari ibindi. Yego. Nge nahuye n'abantu ahubwo abo ndi buri wese kubona nimero ndaziguha. Ambura ati muzeka benshi cyane. Aba Mozambique, aba USA, abahe. Narumiwe. Noneho rero
bwo Peter turamutaramira turabyina kweri hanyuma turataha. Icyo ngomba kuvuga iki kintu bacyumva yego abantu bamanaginga iriya mize yo kwa Habyarimana uziko nta matara igira uziko abari kwa kagatara ko nuvuga ngo ubukwiyo burangiye muri jaride abakodesheje jaride bizanira yabo matara iyo bahavuye icura burindi totale haba hakitara ryo muri salo muri jaride rekada cwe mayibobo yakwinjira umuntu yasitara uziko ari hagari kugira ngo irazo kuri hegitari zigera muri 3 buriya nagari cyane usibye inzu ahandi hose kandi urabizi ko kuva kuri gate kugera ku nzu harimo nka metero 200 aho ntihabona umwana yasitara akavunika n'umuntu mayibo bishobora kwinjira ikiba amacupa imbwa ishobora gukanga umuntu kuko ntihabona yego uzi ko tunyamaswa twishi nibura dutinya amatara reka da abantu bashinzwe hari ahantu vraiment niba ari RDB niba ibintu bumwe harya zamize zibarizwe barazishyize muri ibintu bumwe hari uko byamera ko subyumva wese rega n'umurenge wa Nyarugunga wakombye kugira icyo bikoraho okay ahantu hangana kuri atari eclairé no aho harishyurwa voilà none se Peter we ntiyishyuye niyo ahantu hinjiza amafaranga hakaba bwicura burindi ntago bibaho niba hishyurwa akabaye hakorwa nakibagiwe hakorera amafaranga my dear icyo wahasura ku manywa kwakorera ubukwe ibyo byose birishyurwa icya kabiri amatara restaye wenda icyo bakora nukureviza installation yego ubwo ikibazo kigasigara ari facture hari ahantu n'ibihumbi bingahe byabija nabwo iyo jaride kwiba buri samudiba yakodeshejwe cyangwa buri weekend haba hari abantu oya ubutumwa bugere kuwo bireba wese yego na ministre w'intebe abyumve okay ikigo cya leta cyinjiza n'amafaranga mize ikwiye ko bayikora umuriro se babuze keretse atari mize irekoni icura buri se kandi n'abaturage tubategeka kugira amatara y'umutekano ku bipangu none ibaze jaride ingana kuriya harano nini cyane ibyo byanare naherukaga manzari mushuti wanjye yize kubakorera ubukwe muri za 2008 ibyo sinabirebye kuko ntabwo nari nabyitegereje kuko twagomba no kuhakorera soirée twinjira mu nzu ahari nka muri bare iriya nzu ifitemo icyari bare niho twakoreye soirée niho twabyiniye ntabwo nabonye ko hatamurikiye icyo gihe cyangwa se bikaba byari bihari ubu bikaba byarapfuye abantu bashinzwe iriya nzu babikoreho kuko irinjiza ahari umwijima n'indiri umuntu ahavunikiye se uzi ko kugira ngo umuntu ave mu ihema ajya ku modoka ye yagombaga kumurika telefone ntabwo ari byo ntabwo biri smart aho si Kigali kandi abenshi bari baparitse parikingi iri hanze ni uvuga ngo kuva ku ihema ugera ku modoka ni za metero 200 z'umwijima gute bakore okay noneho rero ajuru paka isigaye yakankazwe yego ubwo turi ku cyumweru nari mfite abashyitsi beza baje saa 7 ariko nari mfite n'ubukwe nari mfite n'ubukwe bwa mushuti wanjye yego simuvuze nzamuvumba ariko nubwo abanyabyumba nahuye n'abanyabyumba hafi ya bose ariko harimo abagabo b'abanyarugomo uzi umuntu ubungana nuza Black Label saa 4 ariko ugenda ngo nawe nasukiramo watubabari amanywa y'ihangu wategereje nibura izuba rigahuma yabunganaga Black Label abo babita ngabami akagenda Association de Buveurs de la Famille nayihozemo na ba Musaidizi ndayizi nanjye ndayizi aho yangaragara inyuma ya Rukapuri na muzehe Karera Musaidizi we ntagiye nawe wabaye mu bami mfasha
none se siho twari tuhafite ofisi inyuma yaho ku wundi muhanda. Okay. Ambasha. Nuko ku cyumweru ubukwe bw'abanyabyumba bose ndababona, abitwa ba Fulgence, abitwa bashira impungu benshi yewewe. Abandi harimo abadamu baza bakansuhuza nk'abanzi, nabo ndabashimira. Bamwe bakagira ngo turaziranye, kumbe ari hano. Abandi ari twari twicanye atari ku nkuzi hehe. Nabase wabaye hatereka da, wabaye hase. Navuga nk'ahantu nkasanga nahabaye amazi 5 havuye. Abo bose ni benshi. Iby'ubukwe bwo ku cyumweru bwo ni impeccable, sinabona uko mvuga nubwo nabubayemo umwanya muto. Yego. Navuyeyo saa 8 saa 9. Bwari bwabereye yego. Kuri panorama hariya Irebero. Ariko nyine bagiye mu kiliziya tujya mbese abantu guhoberana. Yego ubwo muvuye aho urumva mu kiliziya bagomba gusezerana saa 8. Yego. Baragenda dusigara duhekenya turamukanya ubwo ngewe abashyitsi bari bageze mu rugo saa 8. Hoberana byimitse tunifotoza. Yego. Mbese byumba yose ni nkaho yari iri hariya rwose. Abasaza bitwa Ukumbuzi ari rwose batwine abo naherukaga kera. Hanyuma saa 9 nyine byabaye ngombwa abashyitsi bari bageze mu rugo baje inkokora zireba imbere. Nabo njya kubafasha turabakira nabakoranye na madamu. Ariko ntabwo ari ngiye ntabwo ndi umwetranje kuri bo kuko nanjye bakoranye na madamu mu kigo bita Doctrina Vitae. Collège Doctrina Vitae ni ikigo cyandereye abana, bari abana bose niho bize troncome. Niho bize troncome. Noneho ni ikigo cyakunze kuyoborwa n'abantu benshi twiganye, na nyiracyo ni inshuti yanjye, madamu yagikozemo, abadirecteri abaprefe benshi nabo twiganye. Mbese abo bantu bari bansuye bwari ubukwe nabwishwa kuko bamwe nabo twiganye, nabakoranye na madamu, nabo nabigishije abana banjye. Byari ibintu bidasanzwe, narabashimiye cyane kabisa. Harimo n'abana bahize ntarinzi icyo kora, ariko nk'abarezi bo benshi nari mbazi, nabo nabo gushimirwa babyumve kandi ndabizi ko bakurikira. Ubwo aho si ku cyumweru kuwa mbere rero, kuwa mbere ejo hashize. Urumva impamvu ibi bintu nabigize topic. Yego. Ntabwo ari ugupfunyikira amazi abadukurikiye ko nabyo hari icyo byubaka. Dashimwe no bakunda kutubwira ngo mujye mubonana n'abantu nyabana, real people. Nkunda kubivuga rero. Ubu ngubu umwenda afite ikitumye uno mwaka ikintu ndi akantu kari kundya ndarwana nacyo se nzabishobora. Mu muntu uba rwempasha. Yego. Ariko barambwiye ngo uretse na telefone nta na simukadi afite. Ubwo kumubona bisaba guca ku mugore we kandi ntago mbishaka. Yego. Numvaga nzabasura ntunguranye nta kundi nisanga adahari ubwo bizaba bigize. Ariko abantu dukurikira byari mu muhigo ntibagufasha buri abantu bari nkazabwe barahari rwemasha barahari ndabizi ariko ntago namuvuga amazina. Ni umugabo reka mu décrive, ni umugabo twakoranye kuva muri 2002 muri SOS. Bahita bamumenya, yaranyungirije, ariko tubana nk'abavandimwe kabisa. Dusangira ubuzima bwose. Ntacyo ntazi, ntacyanjye atazi. Wow. Aho yafataga ideni nabaga amazi, n'abanyafite nkishyura rwose. Ari yaba iry'amafaranga, ryaba iry'amagambo, ryaba iry'amarangamutima, byose nabaga mbizi. Twasangiye byose. Abantu abadukurikiye babyumve ngo byose sekwa ni byose. Nimugire na kimwe mukuramo. Bashyiraho S. Baba we. Amafuti, amakosa, ibyiza. Ubu rero simuheruka. Yahoze aha muri Kigali akajya mpamagara. Hari n'akaraka nigeze kugira hano i Remera ndakamupangira. Uko yasubiye mu Mutara simbizi. Yego. None ubu nta telefone.
nabwiye abantu mwambwiye telefone akoresha ati usibye na telefone ati na simukadi ubu ntiyabasha kuyigura rero sinamuremera akanyenyeri se ndagakanda kuri kangahe 0 oya niba mubwire ndababaye cyane donc nari nabihize none umwaka urangiye ntabikoze pole sana good twinjire ku wa mbere real people real ones uyu mwaka niba hari umwaka nsoje neza ndishimye cyane Jean Pierre twarabonanye nejo twaravuganye kuri telefone we ni hafi Masaka n'ubu nejo najyaho kuri bonane uko kubunane bw'umwaka ushize urabyibuka ko nagiye Karenge kureba umuntu wafunguwe twabanye Indera ngo nasanze atariyo twabisikaniye Kabuga ariko sava Jean Pierre we ari hafi ubwo rero ikibazo n'uwo ngo warwemasha ariko ntacyo barabyumva bazambwira uko nzamubona kuwa mbere sasa ejo kuwa mbere nagiye ibyumba n'abana bose kabisa imodoka yari yuzuye kubera ku mfura kugera ku n'abashyitsi nabo n'abana banjye twari benshi cyane yego twarigiye turi 7 kandi uwo madamu yari yakoze yego tuvuye ahadi na sinabubariraga inshuti wanjye mushimira cyane turagiye turenze mu Rusumo yego twaciye wa muhanda twanyuzemo tugiye gushyingura ndawubona noneho twarenze ahandi twaririye bushete z'inka turakomeza hirya murambukiranye ubwo ni kuri mwanjye ndi kuvuga yego turakomeza turenga muri projet tugera aho bita ku mugaragaro yego harashya kwa mushiki wanjye niwe mushiki wanjye nsigaranye niwe mukuru mu bakobwa b'iwacu w'inshuti yanjye hahira rimwe abakobwa banjye bagerayo bambara ibitenge batonora amashaza warabibonye ku mafoto byari biryoshye none ngenda mbona abasaza abo twiganye abo twakinanye umupira abo twabyinanye mu ntore ubwo narenze nabanje kwivoma aho twavomaga mbwira abana banjye mwabonye sha icyatumye ndabamuremye ahangaha mu Kadogo nazamukanaga ijerekani niba turi kwenga nahavomaga 5 abakobwa ngo 5 fois bareba ahantu nazamuraga amazi atiyamaye nkanabagana ariko kandi ubwo nubwo iyo twabaga turi kwenga yego umusaza yabaga ari hejuru ari kureba abatinda watinda ukagucishaho ikinyafu ukayasukurira ugahita usubirayo yari nko kwenga igihe cyo kwenga turi kwenga nk'inzoga zo gutura abashiki banjye ndabyibuka yego naya mazi yaha muri vacances bwo twaragendaga tukanameserayo urumva ntago wavoma amazi yo kumurwa niko twayitaga umurwa ntago ari kapitale kumurwa n'uhantu hakure kandi hahanamye pe nuvuga ngo kumesa twameseraga aho hasi nabwo ndagenda suri iryo vomo nanaryifotorezaho bayita kano niyo amazi ahora atemba yava mu rutare nanjye reka mbonereho gusuhuza abantu twavomanye mu Gashyekera igikondo ba Janti naho hari kuri kano aho mukobo abashukuru hano Kacyiru habagaho bitaga Kazabagaro hahandi hino ya TV10 yego TV1 naho hari ariko ntabwo hahanamye twebwe ni panti bezirya nuko abakobwa batangiye gutonora amashaza bari kumwe n'ababyara babo na ba nyirasenge ndazamuka n'umuhungu wanjye ubwo ngenda nca muri twatuyirange ndasuhuza abantu mu ngo abo nsanze bagiye mu kazi sinababonye hari mukuru wanjye wo kwa data wacu inshuti yanjye sanga yagiye mu kazi abandi turahoberana ndazamuka njya mu rugo iwacu nuko hari abagore bahinga hejuru y'umuhanda mbere n'abaciyeho niko ntabitegereje noneho ngarutse ngo uri ku muhanda principal no pa principal ni imihanda y'imigendano badukoreye imihanda ibindi ikitandukanye n'inzira kwa nakubwiye inzira y'ikirenge kimwe noneho nkubwira n'umuhanda wacamo moto n'imodoka ariko ni mushya ntago nawuhasiza ufite n'ubwa mbere nari nkunyuzemo abagore haruguru harimo umugore n'umukazana wa mukuru wanjye undi nawe manza ari umukazana w'umuturanyi n'undi mugore w'umuturanyi
tugomeza kuvugana bari hejuru nyine aho bahingaga Yego. b'inyangamunda abagore ngomba kubasuhuza cha umukingo w'umuhanda cyari ikibazo reka da manza nshatse kurira mburi icyatsi mfata ebana nsubira munsi nsa nusubira umwitangiriza ebana ndahupa bandawurenze kuko ubwo kugira ngo mbasuhuze byasabaga gusubira inyuma nka metero 150 uzenguruke ndawurira ndabaganiriza turamukanya twibukiranya amateka ahahise bwa buzima nakubwiraga bwo kuvoma bwo kuragira ndabyumva so mavuye nabwo sinakomeza umuhanda ntambika impamvu ntari kuvuga amazina nuko abo bantu benshi bafite ntawe ujya ku mihanda nitwakarasharamye nitwagatoroshi ntabwo ikiganiro bazakireba wa muvandimwe azabere ariko kugira ngo abantu bipurase neza ubwo nari kuri wa musozi nkunda kubabwira ko iwacu ubundi twamenyaga amakuru y'imisozi 5 idukikije yego warabitubwiye naho narindi rero ubwo nagomba kuyireba yose hari Kageyo hari Nyande hari Rubona hari Rwintare mba niteye gutya hakaba Kigarama na Mutandi na Muhondo iyo rero yose nagomba kuyibona nkayitegera nuko ubwo rero nkase umuhanda ndawudevia njyaho bita mu Gatiba uko hari habagiye abantu bo mu miryango yacu abari inshuti ngenda ndeba ko bakiriho abapfuye abagihari ariko ngenda ndeba ahahindutse amatongo aho intoki zacitse nuko ndagenda nkata hari mukuru wanjye uhatuye na muramu wanjye umugore wa mukuru wanjye kwa data wacu umuhanda wose nuko ndagaruka wow turaza rero ubu turahekenye mushiki wanjye n'umurokore ni umurokore ariko n'ubushera agatinyuka oya narakazanye afite byari kirokore gusa ariko kameme nkanjye se ko ni mushiki wanjye tuziranye ku ababizi nkunda kumuvuga nabyo twabisubiyemo ko niwe muntu ufite iwacu nige nawe twabashije kwiga udushuri turenze wegehe imbere turenze gusoma no kwandika yego kandi yewe niga primaire nigiraga mu makayi yandikaga neza cyane kandi amakayi ye bo bize primaire biga mu gifaransa ngiye nyiga twiga mu kinyarwanda none amakayi akamfasha ku gifaransa arabiza ayo mateka turayafitanye ni maremare hanyuma ikirori kirashya pepe bantu bishwa banjye n'abana banjye abuzukuru b'uwo mushiki wanjye ibana ikirori kirashya pe kabisa kirashya wow ubwo rero bakunzi ba KOP katubanze twamamaze ari ku Ikaro Plaza nirazima hariya i Remera uciye imbere ya gare ugaca munsi ya station yego muhamagare 0783 so uyu munsi rero ubwo narimo babwira uburyo nasoje umwaka ngiye ikishimisha no kubonana n'abantu nyabana nkuko Dashimu nyine yabitubwiye kandi koko iyi Kigali idufata umwanya cyane tugahuga rero fata Kigali wongereho imihanda imihanda yirenze Kigali iti ku 10 abantu babaye busy cyane ko Kigali yakaguhugije ihagiye umuhanda bye ku 10 none Kigali ushaka kuyibamo wikorera akazi gasanzwe ariko noneho ako ku mihanda sasa wowe gakora amasaha yose yego 24 hours iminsi 7 gose bigatuma rero ubura mu bantu niyo mpamvu iyo bikunze n'abana kugendana bakareba iyo misozi bakareba ubuzima se yanyuzemo nabo bakota nako kayaga none bagahura na bibyara byabo wa mugandi wa ntuza wa wundi waririmbye Nyiramaritete honaga ari ibintu biryoshye ukora usoza umwaka ugiye akantu nibagiwe nako mu rupfu rwa Pascal umunsi tumushyingura nahuye n'abantu 3 icyarimwe twari tuziranye ariko tutarahura ngo duhoberane
n'abakunzi bacu hano. Wow. Umwe ni umujyanama, umukobwa muto ni umujyanama, ubwo mpita makubitanira na se, we ajyamo amakuru, ariko namuhujwe twahujwe n'uwo mukobwa muto. Yego. Noneho umukobwa mukuru we ni source, ni ivomo ry'amakuru. Yego. Ni umuspecialiste mu bintu runaka, nawe tuzayatuma gutya ku muryango. Bose ari batatu. Nasohotse mu kiliziya, mbona umukobwa muri protocole ajyamo amagara kuri telefone. Yego. Akantu yanibagiwe ni ko nkubwira, akantu yanibagiwe mu rupfu rwa Pascal ku munsi wo gushyingura, yahuye n'abantu batatu icyarimwe, twari tuziranye ariko tutarahura, umusaza n'abakobwa be babiri. Umukobwa muto ni umujyanama hano, ujya Nibishano ndebe. Nako irazimye. Yes. Ubwo nari nibagiwe ko mu rupfu rwa Pascal tushyingura nahahuriye n'abantu batatu, twari tuziranye hano ku mihanda, barahita umwe arahita abimenya, ajya akunda kumpamagara ariko nari ntaramubona. Ari no ni wa wundi wamujije kwamamaza ibyuma. Ugarahita byumva. Uwo umukobwa mutoya, noneho yamuje na se, kandi ise ajyamo amakuru. Urabyumva? Noneho mpita nkubitana na mukuru n'umukobwa mukuru, nawe w'umuspecialiste mu bintu runaka tuzajya tumutumira. Yego. Ariko nasohotse mu kiliziya gutya, uwo mujyanama wacu kuri KOP yari muri protocole, noneho mugeraho na saribwo yinjiye. Yego. Urabyumva? Avuze asuhuje se, numva ryajwi rijya rimpamagara n'iryo. Nawe ahita abwira se ngo dore Karegeya, we ntaramusubiza. Ahita abwira se ngo dore Karegeya. Ati yewe ati Karegeya, ati n'ukuntu tujya dupanga guhura tukabura. Ariko biratangaje. Bose icyarimwe. Basuhuriza rimwe, mukuru we nawe yari aho hirya, azaje gusuhuza se. Yego. Nanjye asanga namaze kwinjira. Rero reka ikiganiro nk'uko ari gusoza umwaka dutangira undi. Yego. Nifuriza umwaka mushya mpereye kuba se ndavuga n'ibyiciro byinshi. Ubwo nari ngiye kuvuga n'ababandi bajya abo tutabyumva kimwe. Abakasi. Ari abakasi, ariko hari n'abandi bintu tutapfa guhuza, ariko baba badukurikiye. N'abantu benshi, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abo twakozeho inkuru nk'aba Nadine, nk'aba Aime wa wundi basohoye mu nzu, ngira ngo mu nkuru zaranze umwaka, mu nkuru ziri imbere cyane, ni inkuru ya Nadine mu Bugarama na Aime wa Kicukiro. Yego. Urumva hari abandi wari wahereyeho ariko yaducitseho hari aba hano. Yego. By'umwihariko uvuga abo mukorana. Yego. Abafatanyabikorwa bamamaza hano, n'abandi barimo baraza, abaduha amakuru tukareba niba twayakoramo ikiganiro cyangwa aricyo byafasha abari mu gihugu, abari hanze, abaduhamagara ngo tubakorere ubuvugizi, abo dusura, abishimira ibyo dukora ni benshi, ababitubwira n'abatabitubwira, n'abicecekeye tuba tubizi ko bahari. Abageraho hari ababa barabimpishe ariko bakabiganira n'abandi nkabimenya, bati burya nakanaka ajya abwira ibiganiro byawe. Yego. Abikiganiro abo KOP yabashije kugiraho ibakura mu mitekerereze, mu myumvire, cyangwa se no mu buzima busanzwe, abari mu karengane bakakavamo.
nanisegura kubo tutabashije kugeraho, barahari benshi. Yego. Abansabye gubahuza n'imiryango simbishobore, abansabye ubuhuza, akazi k'ubuhuza nk'uko minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta yabivuze, nabwo tuzabwongeramo imbaraga. Turashaka kugera ku rwego rw'uko twajya dukumirana za gatanya zatangiye, aho tuzajya tuzimenya. Ejo ndari mushuti wanjye yabimbwiye, reka mbyiyitirire. Uwo munsi dushyingura Pascal, umugabo umwe dukorana yaracaracaye akubitana n'umugore ko hari hafi ya Regina Pacis. Uwo mugore rero, uwo mugabo tukorana yahoze ari umukuru w'umudugudu aho ngaho. Yego. Noneho uwo mugore wamubonye yari muri procedure ya gatanya n'umugabo. Ariko nka mudugudu arabireba atari kubundi muri gushaka gatanya y'iki bimeze bite, bari gupfubira, bari hafi no kugabana ngo manza n'inka. N'umudamu wabyaye abana batatu, impanga z'abana batatu, n'ubu ni bakuru. Amubwira umukuru w'umudugudu, azbaza madame atari ko wanyeretse umugabo wawe tukaganira, ati n'ubundi ko nta garuriro. Hagenda aganiriza umugabo, araganiriza, amubwira ibibazo. Umukuru w'umudugudu amubwira uko bagomba kubikemura, n'ubu baracyari kumwe. Kandi ni kera cyane muri za 2008 hari. Eba nahageze, urumva ni nka marayika murinzi. Ibyo bintu abantu bashyizemo imbaraga za gatanya zajya zikumirwa, kuhakereye ibiganiro. Iyo abantu batangiye kuvuga ngo batangiye procedure ya gatanya, kubanza ukamenya ikibazo nyamukuru kiri gutuma bashwana. Yego. Imbarutso. Hanyuma igashakirwa umuti. Hari igihe usanga ari tuntu tw'amafuti. Yagurishije inka atambwiye. None se niba ariyo kibazo, yashatse amafaranga akayigura ikagaruka mu rugo. Atahabwije wa mugabo wahinduye amasaha yo gutaha. Ari byinshi ubona abantu ukumva bizira kuba bitaganirwa. Nibaza ko umwaka uri imbere muri uru rwego rwo kuba abantu baganira mu rwego rw'ubuhuza, ibiganiro ni ikintu gikomeye cyane. Umwaka ngiye kuwutangirana ikirarane cy'amadosiye menshi. Abandi abadamu babiri bo muri Gakenke, hari n'undi wa Nyagatare muri za Mimuri. Yego. Ariko hari n'indi kesi yindi nkunda kuvuga, yindi nateze moto y'amasaha 2, ariko igeze heza 60% byarakemutse. Ntago ndabivuga kuba ko bitaragera ku 100%, ariko igihe cyabyo kizagera. So twabanye n'abantu benshi, ndabyibuka abo twasuye aho bari, ibyo twaganiriye ahangaha. Byanze bikunze ntihaburamo no kuba twagira abo twiseguraho, wenda abo twagiye tuvuga ibintu bikabahungabanya, bikabahutaza. Cyane cyane hari ikiganiro nigeze gukora, bafunze akabari karimo abakobwa babyina bambaye ubusa. Sadate nubwo yavugaga mu bikari ahantu burya ntago yagize, ariko birabintu byabaye, ariko byabaye nk'ibibasaga, ariko itari ngombwa. N'ubu ngubu ndabivuga ntaho bahuriye. Ntaho bahuriye, ni nko kugereranya se. Yabireke. Yagereranyije bagira. Okay, hanyuma mu bukwe bwa Peter nabonye umukobwa bitanga isake, n'abasangirangendo bitanga essence. Umukobwa twamwise bitanga isake yaravuze ati mbahaye isake yo kuzajya bakangura. Hanyuma abasangirangendo ubwo ni babandi biganye na Peter na Pascal, nabo bemera twabise babitanga essence, kubera ko bavuze ati ibe benzine ibe essence, aho muzagira gukorera ukwezi kwa buki, transport turayishingiye rwose. Ndabyibuka neza mu ijwi rya Betty. Donc dusoje umwaka rero, urumva narimo mvuga ibirarane, abo ntabashije kubana neza, ariko ni ku buzima bugenda. Ariko tugize amahirwe. Nkuru ya Nadine nabonye hari ukuntu abantu batabyumvaga, bavuga ko uri guhengamira ku ruhande rwa Nadine. Ahubwo ikibazo cyo guhengama, ikibazo cyo guhengama nacyo cyabaye nk'ikinteza ibibazo. Abantu bavuga ko natanze urugero, mvuga ikigo mu izina, ndababwira mu kazi
kose nta na kimwe nabyo wakora. ndabyibuka kabisa. Abo ngabo impamvu ntabatinzeho bara ntago mbabara nta kintu kiba kuko harabizi nabo yagiye kugura imodoka kuki ahitamo umutuku aho kugura umweru si ukubogama n'amahitamo guhitamo igari kubogama ibyo ngibyo nabyo byagize. Naho kuri Nadine buriya iyo wigisha sosiyete wirinda kugira gute se navuga ngo ikira wirinda kubembereza wirinda kubembereza yubaka sosiyete nawe uyirimo uyibyariramo wirinda kubembereza kuko ikibyimba uragikanda byenyewe kubera ko nukibembereza ejo kizaturikana wowe cyangwa uwawe. Kuri kese ya Nadine rero abagabo bateye nka Didier byari ngombwa ko kameme tubereka ko kuko nta erega Rudasumbwa n'abakunda kutubwira ngo uwo mwambaranye ubusa uwo kwambariye ubusa ntazakwambarana ubusa ntazakurarana ubusa ntazicwe n'irungu. So rero ntabwo uburyo Didier yashyize hanze Nadine gusa nyine Nadine nawe buriya buzima busa naho bwamwafegisa aragenda buramuhindura mu mitekerereze kubera izo stress aho aciye umugabo arashyira za maneko ngaho muri simerwa ngaho kurwa aho anyuze hose. Hanyuma noneho umugabo atangiye kubishyira hanze na Nadine nyine nawe yagomba kugira uburyo abyidefandamo. Icyo nzi cyo abagabo bameze nka Didier barahari nibikosore ntabwo twakwifuza bameze kuriya buri wese ashyire hanze gute se umugore ashobora kugukosereza ugashaka ababunga umuryango ni mugari kandi abantu barahari ntabwo ari ngombwa guhita ushyira ku karubanda kukaba igitero ngo umugore yagiye yinjiye aha gute se ibyo ngibyo okay ndumva ibyo bisobanutse ahubwo ubwo nibwo buzima twabayeho muri uno mwaka. Shimira abafatanyabikorwa iyo mbavuze ubwo mbavuze Ikaro Plaza mbavuzemo Mwarimu Clement mbavuzemo niyo Travel mbavuzemo UPHRS bari urugaga rw'imiryango y'abafite ubumuga mbavuzemo bakujyanaga muri parike kenshi mbavuzemo yego hari n'undi ugiye kuza Jakana yego mbavuzemo Transparency International bariya n'abafatanya kugo komeye cyane n'abandi Pax Express nuko abo bose twabanye muri uno mwaka tubana neza n'abandi n'abagenzi banjye b'abanyamakuru yego nibyo rero ubwo ngubwo dusoza Karegeya nyemerera ugira icyo tubwiraho gitoya kuko ntabwo twakinjirana mu ndi mwaka tagize icyo kivugaho kijyanye ni ishumaze iminsi mbona nyuma y'ikiganiro uwitwa Mama Charlene yakoze agaragaza ko ari gutera imbere ni byiza rwose cyane ariko agaragaza ko afite icumbi akodesha ariko abantu bakabisanisha n'ibintu byinshi kuvuga ko iryo cumbi ryaba rikorwamo ubusambanyi nyuma bakavuga ibindi ariko utwaye ikisi kibi nuko bwaba ari ubw'abana n'abanyantege nkeya cyane rwose. Ariko icyo ndi kuvuga nuko uyu mubyeyi mu minsi amaze iminsi agaragara ku mbuga nkoranyambaga ubona abantu bamujajingira ko hari imyitwarire bamujajingaho. Bosco nigeze kubivuga amugeranya na Mutesi. Yego. Ura mugora z'ubwenge kandi azizwanaho. Afite abana 5. Uragira ngo asajye muri mama wararaye nk'ufite umwana umwe. Yamenye yakamiri kusha. Ufite ibyarya byinshi aratoranya. Yego. Uriya mugora z'ubwenge. Kandi azi kuvuga akamwamwanya nubwo yamwamwanya ababivumbura ni bakeya ariko ntabwo ari ishya ariko nawe byibaze afite abana 5 yego sibyo yoza umuntu wakubitiye urushyi kuri aritari recto verso times 2 papa atwite ku ruhimbi akubitwa n'umugabo yishaki yego ayo mateka se agomba ashobora kuba yarahagurutse ahita amenya kwirwanaho ntacyo agomba gusubiza inyuma ariko rero ni byose si ngombwa ko bivugwa niryo buriya niho nicyo abarushiriza ubwenge yego ahubwo nuko buriya ubu nibwo niba ari imihanda imwagiserera akumva ngo bavuze nawe agashaka kuvuga agahimbahimba ibyo bavuga kandi yamwamwanya abantu bakabimenya ubundi hari ibyo atakagombye kwirwa avuga. Niba wasangiye n'umugabo inkoko muri urabivugira iki? Niba umugabo yagusabye ko umusoma ntumusome urabivugira iki? Nushaka umusome nushaka umurazi urabivugira iki?
ubu twese tujye tuvuga abo twasabye bakatwiba n'abaduhaye izo si inkuru. Ikibazo abadukurikiye bajye bumva, ikibazo cy'imihanda ni uko amanjwe arishyurwa. Uvuga amanjwe bakareba views zikinjira, amafaranga akinjira. Wavuga ibizima byubaka society, amafaranga akinjira. Wavuga amateshwa, amafaranga akinjira. Ariko ibintu byo kuvuga ngo kanaka naramusabye aranyima, ni nkuru ya ubura ngwino amaze kugira bangahe wino ubundi numvise undi wa gatanu uyu munsi hajemo umuhanzi nisi biriya bijya hanze, ariko wazashatse ngwino akajya kuri kamera. Simbona mama Sharene ndaza kumugarukaho ariko ngwino ku myaka ye ntangiye kubona ko nawe ashobora kuba afite uruhare mu kuba uwahaye wese bimenyekana, kuko nawe ntabwo haboroshye. abakomeye ashobora kuba afite hari izindi nyungu ziri inyuma, ariko kuri we wenda we ku giti cye, ariko akibuka ko afite umuryango, afite aho avuka, cyangwa se guhura n'aba public figures, yego bikamenyekana. Ayo busambanyi bwamenyekanye sha nta kivugo kirimo ndugu yangu. No binamenyekanye nibimenyekane ngewe karijya mbwire Jarasi ngo hariya nagiyeyo, cyangwa nawe umbwire, ariko horu kamera horu mikoro. None we buri gihe uwapangiye wese biravuga bakora space asigaye wowe. No, icyo ni ikibazo ni societe igenda irwara. Ufite imihanda icyo agafashije societe, hari aho imihanda izagoreka societe. Niba buri kantu kose kabaye, usabye ideni ry'icupa mu kabari bararikwimye, ugiye ku mihanda. Uterese umukobwa araguhaye, ugiye ku mihanda. No kameme oya, hari ibyo tugomba tukabiriya n'intimite, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, urugwiro n'intimite. Hano ndavuga ati nzamutsinda nk'abakuru. Ari n'umuntu wamaye urugero rw'umuntu umurwayi wo mu mutwe ngo yagiye kwa muganga bamubaza wamuteye inda, avuga ati oya sinavuga umukunzi kandi arwaye mu mutwe. Urumva? None abazima byose hanze. Ese abo bagabo bavuga kuri ngwino bo buriya baratekanye? Ingo zabo zigiye mu manegeko, imiryango yabo ibaciye. Ndabizi ko ari abagabo benshi pratikoma muri rusange iyo uterese inkumi rwose bigakundwa ukayitikura, wumva wongeye ibiro, ariko si ibyo kujya ku muhanda. Uranyumva kabisa? Si ibyo kujya ku muhanda. Rero ntabwo ndumva ubwo abo badamu impamvu mbahuje ari mama Sharene ari na mama Sharene abivuga abici ruhande, ariko harimo ikintu byanze bikunze nuko mbibona. Umuntu wakwishyurira inzu ariko ku buntu cyetse ari Caritas, ariko umuntu ku gite cye akavuga ati agashyira ibikoresho mu nzu ati jyamo, ntabwo ube hafi. So rero kandi ngwino ni mutoya kuri mama Sharene. So ngwino rero yakabaye agerageza nawe guproteja amabanga ye, kuki wahaye wese amenyekana, wasanga bifitemo uruhare, kuko kuki atagaragara nibura simbizi. Harishyuze aracyari umwana muto 27, ukaba umaze kuvugwaho abagabo 5. Ni benshi kabisa. Noneho ku mihanda atari quartier, iyo abari muri quartier bashyishyuye buri wasanga abatajya abavugwa muri quartier barenga abo ngabo. Ngiye nasanishaga nuko aba yahuye n'ibyamamare. Aho rero niho ashobora kuri uno munsi akumva ntacyo bimutwaye, nuko ko ari mu byamamare, ariko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugira ingaruka kuri we cyangwa ku muryango we, ugasanga bya byamamare ntacyo. Ubusa abaha Ronaldo muri ntuza, harya Ronaldo akina muri Real cyangwa yagiye mu Barabo, yahoze muri Real cyangwa Barca. Real abaha Ronaldo barabivuga. None si ibyo byamamare bya hano biruta Ronaldo wo muri Portugal, ariko wajya kameme n'imihanda tugomba kwibanagira. Ese nayahe makuru akeneye ku mihanda? Yego umwana wese iyo abyumvise, muramu wese, nyirabukwe se, nyirasenge se, kumanaginga byo ni ngombwa. Kandi ubwo batanu mu mwaka umwe, byose byabaye 2024. Ngwino nizere ko ubu 2025 amabanga ya ngwino nuhura na Jarasi ntibizajye kuri kamera, biciraho nta mpamvu.
nese buri agenda habona byose kano kamera ntago mbyumva uriya mwana akaba hari umwihariko abo bahuye wenda bakagenda bigamba cyangwa ushobora no gusanga abigiramo uruhare kugira ngo bitangazwe yapasa umuntu akavuga ati agahita abibwira abantu kwihangana nabo bikanga no icyo si cyo kibazo nawe mwahura cyangwa nanjye tugahura ikibazo ni kamera yego abo mwahuye bose kamera yari ihari abadukurikiye bose kuremerana hari igihe bitaba kamera ni zingahe icyo nicyo tugomba gutandukanya ese ni ngombwa ko bijya muri kamera ari kwiyamamaza se kugira ibyamamare byose bizajya bijya kumucaho natwe turi byo akuzaga azabakwira se aya je ntago ndi kubyumva i Kigali yose u Rwanda rwose ubu niwe ashobora kuba ashaka kuba champion w'umuntu waba yahuye n'abagabo benshi kandi bakomeye bari tazari ngewe franchement kubera ko imyaka ye ni imyaka mike cyane birambabaza kumva ko aho aciye hose bimenyekana kuba arizo nkuru zimuvugwaho uyu munsi ejo seri yunguka ikize kwamamara kugira ngo n'abandi bindi byamamare bijye kumutereta se ntago ndabona inyungu afitemo uzamunshakira ntago nahamya ko hari hari kuki se bite bimenyekana bishyirwa hanze nande nabagabo cyane niwe ntabwo twavuga ko ari we nk'izo nk'amasaga twagiye tubona nta hantu wavuga ko ari we pe ninde ubishyira hanze nyine menya bamuvamo nko kuri no case ya Dani numvaga bavuga ko ari inshuti ya hafi ya Badani yabishyize hanze Dani sa bivugaho iki nta kintu numvise avuga ariko erega ikibazo iyi miryango ikibazo umuntu arireba kandi dufite imiryango ejo uzabuke ejo nutambuka ngo duri wawundi ati dore umwana wa kanaka wa wundi ugira gutya hoya tugomba kugira ibyo tuproteja ntago byahagarara kuko singe nabizanye ntago ibyo natinyuka ngo uvuge ngo nibihagarare hoya nibikomeze ariko byijya mu itangazamakuru yego muproteje yes ugerageze aya nama banga akomeye cyane hari n'abari pfana ntabwo ngwino wavuga ko byishimira aya ko atavuga yavuze arya ntafite cano bimenyetso yes kuki atabivuga uza ati niyamye bakana aya ntabwo ari byo ibanga narabikubwiye ushobora kuri ari bo babishyize hanze yabivugaho kugira ngo acuruze ariko no kubeshyuza byacuruza aya ubwo se mvuge kuki ibyo bimenyekana buri gihe kuki ibyo bimenyekana cyangwa se afite ingenza aho aciye hose bakamenya byashoboka agomba kuba maso akarana no mu nshuti ze oya nagabanye kuko ku nyungu ze mu gihe kizaza n'iz'umuryango we ari uwavamo ari uwo yashatsemo ari azarema uwarema kwe ku giti cye ntabwo ari byiza rwose n'abandi bose bira nibanga kandi kubivuga ntacyo byungura abadukurikiye ntacyo byungura abantu byungura societe kumva ko umugore mu mwaka umwe umugore yabonanye n'abagabo 5 kandi afite umugabo w'isezerano byashoboka ariko si ko bijya ku mihanda iyo niyo difference ufite ahangaha byabaho mu ruhame rwa benshi kuba byabaho ariko bwira ibanga mugenzi wawe ariko kukibigera muri kamera ejo bundi ejo inamara ejo mu myaka 35 ashobora kuzabigeraho bikatangira kumugiraho ingaruka akaba yahungabana ibaze niba yinjira muri banki mukamura munyeretse se ubwo si ukubera ibyo ubura n'abakozi bo muri banki baramuzi n'abakiriya baramuzi najya mu isoko kwa Mutangana bati mwamubonye none si ibyo ni ishema se ku mwari w'u Rwanda oya I say no wahinira aha ikaduhinira aha ngaha ubwo mama Charlene tuzongera tumugarukeho we nukwanariza ijambo kurindi kuko ntago langage ye yoroshye ntago ari yumva n'ubonetse wese urumva ariko numvisemo twinshi ngo bashatse kumushingira itorero ariko akabanza agacingarama ese nawe buriya nawe ni nk'ibyo bijya kumera nk'ibyangwino nuko we abyivugira ahubwo uko umuterese wese akabivuga
oya nabyo si ngombwa yego guteretwa n'abagabo benshi